gahundebera no kwimana dore ubu ngubu mabusha icyayi ushaka kukinywa gihoze ugishiraga mu mazi gakonje gameze nk'aga ngaga mu masegonda n'amasegonda kibaga gihoze neza neza Matayo. Niko, ese nimero ya Fifi itarimo gucamora byagenze bite mvuye niwe ndamubura. hanyuma uje kunshimira uje kumbaza mukuru ya Fifi. Yego. Njije hindaya gusa. Boss, na telefone yanjye hano. Basi se nta muntu winjiye hano mbere yuko musohoka. Ubwo mvuye nta muntu winjiye. Bigenze bite urayibuze telefone yawe? Sorry. Ya kabiri. Shato batsinde marekata za sori. Kabiri. Harazi. Yesu urangabiye ko. Imitwi. Hello. Kandi mu cyari wanyu nta. Ni nyura ndakinisha ikaro yanga. Ndakinisha ikaro ya ghetto sha. Shazi n'abanye n'umuzi. Seroze na. Uri karo. Ariko akubatse ngaya. Ariye kinisha. Ngo. Kina babe. Ako kantu rero ubukozi ko kabi cyane baraburisha. Twakweretse ko zose ziri kwa Munyefuto byake. Baje. Se umwana w'inshuti mbona ari gukina ibintu bikanganye. Cyiza cyane. Tutambuka kare. Enda gipro. Zinka se kumanda. Ndumiwe koko. Natwe turakora. Kampa gutambika maka. Oya ko umuntu atambika maka. Ure wanjye wonye. Nizacu bro. Nizacu bro. Iyi ni bwa. Sinzi ko akufira. Ibintu bimwe utangiye. Agarabizi pe. Njyewe. Jiri kutitaba umukire wawe umeze gute? Ntiwagira ngo bayakurungurutse. Umva, Fifi mwibareresha. Yarakumbuye kuza kubana natwe muri ghetto. Shasha ye wamwitabye wasanga Nzarora yisubiye agiye kuguha cya gipangu. Ako Fifi. Umunsi shira Jack azamenya ibintu ukora. Kuko uzabigenza gute? Mba nkubwire nzakora ibintu byose bibaho bishoboka
ntazigera bimenya kuko niwe muhungu wenyine nkunda kuri iyi si. buba kurekera ati ibyo ukorwa bizi. Ubundi wowe mbega wowe nyongerera imbaraga. Mweraga cyane. Umukino tu. Rwamwe yicaye munsi imvura iragwa. Ndumva ari cyo kintu nshaka. Pizza sha. Gusa urashaka kuvuga ngo ntiturarya cyangwa wazifashe neza. Wazifashe sha. Wise yabaye iki kandi? Sheri wabaye iki? Shabyo telefone yanjye baramu. Kandi navuye hano nyifite. Gusa bayibiye. Ukuntu wari wambaye neza nyinde utsindiye ubwo. Shari ko motari wantwaraga niwe muntu twamaranye igihe kinini. Ashobora kuba ari wowe wayibye. Nubwo ntari kubihamya neza ariko niyo ko Use nkaho uri guseka iki gisekeje ngaho ni igiki. Sorry Sheri, sorry rwose. Zacu bro. Mama, ibijumba biraryoshye cyane. Ariko iyo uburetseho gato ukabyanika bigahonga nibwo byari kuryoha kurushaho. Ariko mwana wanjye ntukatsetse. Twari kubyanika bigahonga se tukaba turiye. Twari kurya imyumbati. Mbabarira. Ubwo ndabizi wayikumbuye ariko ejo nzayigutekera. Mwana wa kandi iyo utari kurya se wavutse ikihe kibazo? Ariko mama, uzi ko uyu munsi ari tariki yanjye y'amavuko. Ndabizi ndabyibuka. None se kuki watumye mbaho ubuzima bwanjye bwose mbabaye? Kuki nagusabye byibuze ngo uzambwire ikintu kimwe ninshaka mpite nipfira ukanguka ngakumbwira? Kuki watumye mbaho ubuzima bwanjye bwose waranze kugira ikintu mbwira? Ese mama, basi papa wanjye abaho cyangwa ntabwo abaho? Ariko mama, uzi ko iyi tariki igeze nibuka ko nta data ngira. Nakibuka ko iyo mukubajije ikintu mbwira ari kumbwira ngo papa ni umuntu mubi gusa. Basi bwa rimwe wambabariye ukambwira. Mbabarira ugira ikintu mbwira kuri uyu munsi mama. Akumwana wa sinahereye kera kose nkubaza kutazongera kumbaza so. So ni umuntu mubi ku buryo ntakwishimira kumumenya. Basi se niki yaba yarakoze cyatuma wumva utamubarira ngo nge nzamubarire ko ari papa wanjye? Ese ubundi abaho? Niba abaho se basi yitwa Ndema. Akora iki se mama? Papa wawe ni umugome, ni umutindi mubi. Yambabaje inshuro nyinshi, simba numva ashaka no kugira ngo umumbaze. Rwose ndeka ntukajye umunyibutsa kuko ibintu yankoreye byose ni bibi. None se mama, uragira ngo basi nzapfa n'amarira mu maso n'agahinda kanshengura umutima? Ese basi mama, nta n'ifoto ya papa wanjye ugira ngo uzanyereke basi ndebe ko yamara agahinda?
baranyibye mfatira umusambo baranyibye mfatira umusambo yamu niba bakweka mutwe wo mu mutwe muma mungana kuri yako baranyibye umusambo aranyize hano banyibye isakoshi umusambo ampapuje isakoshi ariruka arahanyuze mwahoze muhagaze hano mwambabarira niba mubonye umusambo mukamundangira ko gusa ndamenya anyuze mana we boss fasha umusambo aranyibye bigenze bite mwana wanjye niyo mpamvu ituma utarya kandi ushonje. Ni ikihe kibazo ufite? mwana wanjye uzi ko ari wowe nabyaye wenyine wishaka kuntera agahinda. Ni ikihe kibazo ufite? mama agahinda wanteye karahagije umva ko agahinda mfite ngiye karuta n'akawe. ariko mwana wanjye wishaka kumbabara babara rwose wishaka kundiza kandi urabizi ko ngewe ndi gutabasha kumpoza. Ni iki gituma utarya kandi ushonje? Marayi, ni ikihe kibazo ufite? ambabariye kuko ntumbabaza. Ni iki gituma utarya kandi ushonje? Ni iki kigutera agahinda bigatuma nkuvugisha ukanyihorera? mama watumye mbaho ubuzima bwanjye bwose mbabaye, mbaho ubuzima bwanjye bwo guhangayika. Ndakwinginga ndakubwira ngo ugire ikintu mbwira, waranze warananiye. mama uzi ipfunwe ngiriye numva abandi bana bavuga ngo bari kumwe na base bagenda babahamagara ngo papa, ariko ngiye ngira icyo nkubaza ukanyihora kugira ikintu mbwira. ese basi mama mbabarira umbwire papa wanjye aracyari? mama uragira ngo nzapfinishwe n'agahinda kubona namaze kuba mukuru? uragira ngo nicwe n'agahinda? mbwira mama mbabarira umbwire basi ikintu kimwe cyonyine ndakwinginze.
urusobe n'urusobe byabaye urusobe mu miryango bose barumiwe byabaye urusobe byatangiye byita gutwika birangira ari mu kigare ubwiza bw'abari bwaramutwaye nawe aragenda arakwama mu gitondo afata ingamba nimugoroba akabona icyana kandi ibyo byana biri